umva nimba ibyo bintu koko biri bushoboke cyangwa niba bagaye muzi uko biri bigenda. ahubwo njyewe amayinite yarangiye mwebwe ndamuha nimero za muganga yongera muhamagara mubaze uko bimeze. Okay nago na bya bindi nabyo birahari. Ubu ngubu surandemera iki jewe ushaka iki gendere ndashaka hehe uretse tagiye kunsiga kamera kubwira abana hayi arabaye none yes amafaranga yanjye ngaye mvase gende nanga n'uyungu wisu webite kagasambu kari kantuburiye uko naje wirwana n'ubonye ibyawe wirwana kandi ari agatubuzi kari kanyibiye amafaranga n'uyu amafaranga yanjye ndahabonye Imana ishimwe we muhamagare mushimire mbabarira pe muhamagare ndamukuraho ninjira bikora utanga uburenganzira uranyumva urakoze pe amafaranga yawe yose wayabonye uko ari 800 ntago nitaye ku mubare wayo ikizima nuko nyabonye undi se sinari yabuze yose nta gice na kimwe yari yakoze. Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi uko subscribe mu gushimira cyane utarikora ino mwanya kugira ngo uyikore ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye bucace mu gace umwami byayishuwe ntema nkokora niyo gahunda yanjye mu bice biba bigiye bitandukanye mu bari mu bice bitandukanye mibigi njebega niko mbasuhuza mu bari mu bihugu bigiye bitandukanye mutumva ururimi rw'ikinyarwanda hirya no hino inkuru ziba zigiye zitandukanye uyu munsi rero abanibereye za Musanze ahantu mu misozi muri kureba ibirunga hari hakurya nuko imvura yaguye nyine bitari kugaragara fresh ariko ni amakuru manyene nshaka cyaza nkuzi ziba zigiye zitandukanye rero kandi hirya no hino utameze neza wowe mubwa ngo wihangane ni utameze neza ihangane umunsi niba byanze ejo bizakunda ibintu bizagenda neza cyane. Ikimagaritse hano rero dore ukuntu gihagaze inkuru ijye kwasangiza imeze gutya naye ndi hangaha ndi kwitembera muri risoko yaje kwigurira kende ko kwifubika ngiye kumva numva umukobwa ari gusakuza ngo bamwibye ngo bamwibiye amafaranga rero ndavana rero nanjye ikintu cyanjye n'umuntu kandi namakuru ngomba kugenda mbashakira giye atandukanye. Kamera mfasha gutya kamera mfasha twe abantu uwo muntu bahagaze hariya nari muvugishije kuri inyuma ya kamera agemera ko tugiye kuganira akambwira ukuntu bahagaze ngwino twagiye kambasange hano ganirire ari byo umeze neza nagari neza pe nagari neza werikise abakira ntago bari kuboneka se kubikuza no kubitsa kumbaza sawo gurinde kuri kumbaza urinde turi kwiganira ngiye gutya nagari neza nagari neza yagenze bite umuntu aranyibye kuri kujya hirya nawe tuganirize bimeze bite bamwibye amafaranga kuri telefone ariko cyo nkora muzi ariko urebye nubwo bamwibye amafaranga kuri telefone arayabona si mujura bwaracyara aho ngaho ntiyigendera yagiye ariko natwe ubwashize batwibye inka ariko iyo nka twarayibonye mu rugo iwacu batwibye inka njyewe icyo ndi bukore ndaguha nimero ya muganga inka yo mu rugo barayibye duhamagara muganga yarayitugarurije ariko ikintu nakoze uyu naye nkimara kubona ibimubayeho namuhamagariye muganga nawe amufashe kubona amafaranga ye. uzi ko abaganga bavura abantu indwara ndetse ubwo ni uburwayi oya ushaka kuba atari uburwayi muganga umeze se ni umupfumu se ni umuganga umeze ni umuganga w'umupfumu ugaruza ibyo batwaye. Okay. Wamuhamagaye? Namuhamagaye arambwiye nyuma y'iminota 30. 25 niyo tubwiye ko simwizeye neza kubera ko ni ibintu ntazi ntamenyereye. Hashize iminota 27. Ubwo ngubwo none se
turi aho ngaho shana umuntu aranyebye pe arantuburiye ntaganyibye arantuburiye ntaganyibye kuko yari asanzwe ari umukiriya wanjye mbere ngiye kumuhereza amayinite ngiye kureba kuko mbyitayeho nyuma yagiye n'amayinite nanayamuhaye byose nabimuhaye nsanze n'ibyo 800. Yesu we 800 arayatwaye ubu byandenze nabuze mvuga nabaye nk'ikimara we asanze ndimeze gutya we ahita ambwira ngo hari umuntu wamfasha ubwo nyine nibyo ntegereje iminota wagufasha meze bite fresh ari nonde kumva ibibazo byawe none nyine gira hino tinya mikoro atinya mikoro umva ntangana nyine ikibazo mfite ni iki kimeze gutya uwo muntu wadufashije ugakora ukazengo mutaka kugira ngo tuganire n'abantu bagire nifatira amashusho neza kamera dufatira amashusho neza uwo muntu mwahamagaye wende mugengeza ahangaha hashize iyo minota mwamuvugishije mva nimba ibyo bintu koko biri bushoboke cyangwa n'abatubuzi babeye umva ntabwo nzi ko ari umutubuzi ariko umuntu wabimbwiye ndamwizeye kandi uwo muntu numvise muziho ukuntu ese wahamagaye umugabo ukamubaza iyo minota yaguhaye ubwo ntashira 30 wamuhamagaye mubaza uko biri bigenda ahubwo njyewe amayinite yarangiye mwebwe ndamuha nimero za muganga yongera amuhamagara mubaza uko bimeze okay ntabwo muhamagare twumva menye ibyo ari byo na shambabarira we nako abantu bose babonye ko atari umutwe bahuriye kaye byandenze amayinite mfite reka cyetse manje kuya amafaranga yose yajyanye nayo mfite yose amayinite mfiteho zemba mfitiza amayinite mbaremere ni aha rero tujye nabigenzane abigenzane kanze mbaremere so muganga se ubona amafaranga yagaruza amana ariko muganga abantu babeshye njye numva izina rye cyane none ufite icyizere ndagifite umuntu umutezi w'ingone ngo muganga niwe uyu nguyu allo mwiriwe neza mwiriwe amakuru amahoro ni bande tuvugana asoni uri kuvugana Kiroso kuri sawa show umunyamakuru yego ni ibiki mwifuza reka ngura amayinite ndumva telefone yanjye isonye mbabaza icyo nashaka kubabaza murakoze amayinite yanjye ashizeho nayo ese ubu turakora iki ariko ntabwo uzanatuye Matuye mu rugo iwabo ntabwo nahamenya kuko natwe twamuhamagaye agiye kuduha ubufasha nk'uko kose Nenda kufakusha moko batarajana mu rugo. kanze ngura amayinite oya bubwira abantu ukuntu ubundi byagenze bubwira abantu ukuntu byagenze fasha byagenze shayagure pe ni umuntu nyine wanyibye yantuburiye kuri telefone yaraje kugura amayinite ni umuntu nsanzwe dukorana mwamubanye gute ni umuntu nyine biraho nko muri karitsiye umuntu aza akagura amayinite none harangije aranyeba mbaza n'ukuntu abigenze agiye sinita ubibonye hashize nk'iminota 5 agiye kwa bambwiye ngo yabikuje yahise yakuraho Bangana nyine izi mikoro kanzi kanzi nkwereke nageze okay
wongera za nimero ngire zanyandikiremo zibongera zandikemo zandikemo kanze muhamagare mubaze nanjye ibyo ari byo nese nibitagaruka urumva biri bigende bitewe oya kugaruka kandi byizeye ko birakunda. Yego amayinite nayaguze yandi kukubwira ko ari Kiroso. Izi nimero zawe zihawe n'abantu nsanze ahantu ku gasoko mu ikaritsiye nari nciye bavuga ko ngo ari umukobwa by'amafaranga none ngo mwabwiye ko ari bugaruke namufasha akabasha kuyabona ngo wabimubwiye bamuhaye iminota 30 kandi ngo irashize uramubwira ngo iminota 30 ngo urabikunze. namubwiye ni bagende uranyumva neza bagende bagira ahantu ku muhanda niho baramusanga ahagaze kuko namuzirikiye aho yarageze nta n'igice na kimwe yari yakuraho. Turamenya arahagana hese ubwo ngubwo ko mugende ni ku muhanda wa kaburimbo urukunyumva neza kuko umukobwa yaramuzi neza arahazi amagenda musanga ahagaze mubaze bishaka muga ndakumva muraho neza meze ute ndaho ndakomeye nshaka amafaranga yanjye banyibye pe barantuburiye nigenda ku muhanda uranyumva neza uramusanga ahahagaze hagana he kuri bita mu mwihorere ku muhanda wa kaburimbo. Sawa murakoze reka turebe katugerageze genda arayafite murasanga ayafite mbyizere se muga mbyizere genda urasanga amafaranga ariko kugira umukuraho urukumva ufata ibyawe mu mwihorere kugira undi muntu umukozaho n'imitwe y'intoki nta kibazo kadebe ndahita nguhamagara n'ibikunze nta kibazo kambyizere urakoze reka tujye niba muhaza nyine turajyayo nanjye ntabwo ndi bukuraho kamera ngo nanjye turajya ntabwo nkuraho kamera sawa mujye muramusanga bimeze bite narebe fresh cyane nuko niyo mugabo Innocent iyo ubonye umuntu bamuturiye gutya bakamutwara amafaranga bivuga gute ubibona gute ese wayifata gute nako nyine no kwihangana abantu babatubiza bisanzwe byo kwiba mwaje tugasabara mwibi cyangwa n'abandi batura amafaranga cyane warubize ntago nari mbizi gusa nyine akenshi na kenshi bikunze kubaho to bibaho uba kenshi na kenshi kandi bahita mu Kagwasa ni Kagwasa yani Kagwasa ese biza bitari hari ibintu mu mucuruza gutya biheze n'ibiki bijyanye n'iki ibijyanye n'ibiryo n'ibyo kurya bimeze neza nta kibazo bimeze neza nta kibazo ibiryo byose byemeze neza mu muheka akayira umwami wa Karwasa yego bimeze bite ni sawa ni wane nakubona kabisa ubuyoboye hano Karwasa ninjye king ninjye mwami mwami wawe biragenda se nta mutima mubi ndetse nk'umwami w'ahangaha hano hari iki gishya cyakizima ibintu bihari biheze byiza byose birahari kuko ni mu bwami bwanjye mu bwami bwawe ibintu birahari ibintu byose bimeze neza icyo ushaka cyose na bya bindi nabyo birahari ubu ngubu surandemera iki yewe ushaka iki ndashaka ikintu uri bundemere kubyo n'igihe Kigali za Kamusteri kirasha urakanca ndakagutamo ariko nawe ntugire ngo ndi kwibaraguza nyuma y'inkuru turicara ahantu nimba ngutayemo kamwe urabonamo tubiri bitwaye ikisakira nta mutima mubi reka nkomeze nkurikirane ukuntu bimeze bari gendo rungana gutya mwaka byanyu tutaranamubona ndakanagira muri ayo mazi nshaka pe yihebye none sensekesha nawe niko gisetse ese n'ubwa mbere byabikubaye ibyo bintu n'ubwa mbere byambaho ubu ndi kumva ntanabizi ko byabaye nyine ntago ndabyakira wari umaze igihe kingana iki mu bwajenti umwaka wari ugiye kuzura umwaka wari ugiye kuzura twavuye kuri kaburimbo kandi nkangira kaburimbo twisatira tera gatambwe nyine twihute tugira ariko ndamuzi uwo muntu ndamuzi
nimubona ndahita mbimenya. none se muri bagenzi bawe mwamusanzwe mukorana? Oya ntabwo dusa. Nta wundi byari byabaho ibyo bintu? Kandi ibyo bintu bibaho cyane turabyumva ku maradiyo, ku mateleviziyo, ku maradiyo, ariko nta muntu inshuti. Oya bibaho, ndabizi ko bibaho. Abatubuzi barahari pe. Ubu se ku bantu badukurikiye mu bice bigiye bitandukanye n'iki wababwira nubwo utarabona amafaranga yawe na kugira ibyo uvuga bindi? Babwira iki se? Babwira iki? Nta kintu wavuga? Ndakivuga mbanye amafaranga yanjye. Noneho yakubwiye ngo wamvugishije, yambwiye ko ikaburimbo, ariko ndamuzi, umukobwa ndamuzi, nimubona ndahita mumenya, ariko ikibazo kaburimbo yatubwiye ni cyane uriya muntu aratubura. Simbizi kabisa. Nese asanga atubura. Igihe twagendeye uzi kongera tumuvugishe se? Ongera umuvugishe twongere. Ese reka nkubaze. Kuko ndamenya kuri kaburimbo yambwiye. Kaburimbo twagezeho. Sende shone ngenda mana ntasoje ikiganiro rwose namenye ibyo ari byo. Ndamubonye aho. Hehe. Uretse tagiye kunsiga. Kamera kubwira abana. Hayi. Arabaye none. Turashize. Kati. Yes. Amafaranga yanjye ngaho. Mfase. Genda. Nanga n'uyu nguyu se. Webite. Kagasambu kari kantuburiye ubwo na wirwana n'ubonye ibyawe. Bajye bareka kwiba, kwiba. Wirwana. Kandi ari agatubuzi kari kanyibiye amafaranga. N'uyu. Nta soni ufite kutavuga se. Webite. Ndibareba sinavuge. Kumva nana. Ariko wirwana ntabwo ari se. Amafaranga yanjye ndahabonye, Imana ishimwe we. Ore. None se muhamagare se bigende bite kubonye amafaranga ugura ndumva bigende bite? Nyine muhamagare mushimire, mbabarira pe, muhamagare mushimire. Mushimire? Anatagira amayinite se koko harihirwa na kanga. Kandebe. Gira. Yes. Se abaze ko ndebisha koshi yuzuye ariyo yari yuzuye. Alo, mwakira muvugisha. Muga. Oui. Amafaranga ndabonye. Wabonye? Ndabonye. Kugira umuntu umukoraho. Uranyumva? Cyanze no kuvuga. Nagumisha ngaho yarari. Sawa urakoze. Urukunyumva? Noneho rukumva? Oui. Mukubite. Aro? Oui. Afite n'ibindi bintu agenda atera abantu nk'abo ngabo bakoze ba MTN akabatera ibintu. Uranyumva? Ndakumva muga. Akabatuburira amafaranga akayajana, agacupa imibare zabo zibanga akabatuburira akayajana. Ni ibintu asanzwe akora, ndakumva. Ni ibintu afite ikintu abatunga nta kibereke nacyo. Kiracecetse nta nubwo kiri kuvuga, kirajunja. Ndamukuraho ninjira bikora ninjira utanga uburenganzira. Uranyumva? Urakoze pe. Amafaranga yawe yose wayabonye uko ari 800. Ntabwo nitaye ku mubare wayo ikizima nuko nyabonye, undi se sinana yabuze yose. Nta gice na kimwe yari yakozeho. Afite n'ibiti agiye kunyigira kandi sawa urakoze nzaza kugushimira pe. Murakoze. Sawa mu ngamwikurira. Uko muga? Ndakumva. Kibazo cyanjye nkanjye kumundeba amafaranga waragiye. Se wowe se wirukankano usize umuntu ameze gutya wowe kwahise agenda asize umuntu ameze. Umuntu uko ndatari. N'abandi bose babera amasomo yo kuzajya batwara ibintu by'abandi be kuzajya bahemuka. Dore nk'uwo mwagenti dufaranga twe twayifashishaga none dore yaradutwerera acunga umare w'ibanga. Ikibazo ngize cy'amatsiko kumufashije udahari ibintu byose kuba bibereye kuri telefoni izembara gukoresha. Mumukubite gatatu arahita avuga uko abigenza. Mumukubite gatatu. Bamukubita gatatu arahita aba muzima. Mushaka ikintu mumukubite urushira imwe kabiri gatatu ako mwe kubita cyane da. Ngwino hano. Arahita avuga. Heswe. Kandi n'undi munsi agiye kuzongera. Ngo mukubite ngo gatatu. Heze akubite. Akubite ku matama. Kwitama. Niho kiravuga se. Kiravuga icyo gisambo.
shana namukubita hamwe ugira cyane ariko mumbabarire ntabwo bizongera nimumbabarire ni ukuri iyi miti niyo nkoresha yo gutera abantu dore n'i Kigali hose ngerayo no mu Bugande nimumbabarire ntabwo nzongera muga reka umva nimero zanjye zishyira ku kiganiro uzagira ikibazo zakubaza nimba haba muri Amerika haba muri Australia hariho hose ngerayo ndabafasha nta kibazo yo kuzajya bagira ikibazo mba mpari reka muga turakiraho nimero zawe uzakenera ubufasha uzamufashe reka muvugishe uyu mukobwa numve yego none se we umva se ni byiza nimumbabarire ntabwo nzongera nyine ni imiti ngenda ku bajenti nkabatera ibiri muri kano kantu nkabiba nimumbabarire ntabwo nzongera ese hano wageze ute nyine ntabwo ari hano honyine mbikora n'i Kigali hose ngerayo no mu Bugande n'Igisenyi hose nimumbabarire ntabwo bizongera kugira ngo uhagaze aha ngaha se wageze nanjye naje nisanga hano nari mvuye kwiba umuntu none nabonye nisanze hano nimumbabarire nasanze mpagaze hano ntabwo nzi ukuntu byahagenze ariko nimumbabarire munyize ntabwo bizongera gusa akanya bihagaze bite wowe urumva umeze ute uko nari meze mbere ntabwo ariko meze buno ndumva aho gakeya biri kugenda neza mwese hari abantu bazareba iki kiganiro bakabona ukuntu bimeze n'ibyabaye n'icyo wafata icyo nababwira nabwira abantu birinda ubujura ntabwo ari bwiza ni ukuri pe nimumbabarire ndasaba imbabazi nabo nahemukiye bose gusa abo ngabo bizagenda bite turizi gisaba ibibazo abo bizagenda bite ntibambabare ntabwo bizongera ni ukuri n'iyi miti nakoreshaga ngiye kuyita ntabwo nzongera kuyikoresha yabaga muri kano kantu yabaga muri aka kantu neza waba uri wenyine cyangwa hari abandi banwaga muri mbandi njyenyine ndagenda nkajya kuyikora muri Bugande nayizana nkayitera abantu turashize rero mana yanjye rero ikiganiro ngishoreje aha ngaha inkuru nyisoreje aha ngaha kamera reka dusoze inkuru nyisoreje aha ngaha ubwo uriya mukobwa abonye amafaranga ye ese yanagiye yahise yigendera sizanagiye inkuru yanjye ngishoreje aha ngaha ni ibicece mu gace n'icyose ngo ko bisanzwe ndabemera cyane ku makuru agiye atandukanye ciao ciao